Hari mu masaha ya 4 n'igice mu gice kimwe cy'icyaro mu nkengero z'umujyi hafi y'ikigo cya gipolisi cyakiraga abasore n'inkumi babaga baje mu myitozo. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi. Uwo munsi umukobwa witwaga Raisa yaragiye hafi y'icyo kigo agiye guhaha umunyu kuri butike yari ihari. Mu gihe yari aho hafi y'irembo ryaho hakorerwaga imyitozo, yabonye umusore wari wicaye ku ruhande rw'inzira asa n'ufite intege nke cyane. Yari afite igikapu kinini asa n'uwari umaze igihe kirekire yicaye aho. Yari yicaye umutwe yawushyize ku mavi asa n'uri mu buribwe bukomeye. Abantu benshi bamunyuragaho, bamwe bakamureba bagakomeza, abandi ntibanamurebe. Buri wese yarahuze ari kureba ibye. Ariko Raisa we ntiyashoboye kumunyuraho ngo amwirengagize nubwo ataramuzi. Yaramwegerera amubaza ati umeze neza? Uwo musore yazamuye umutwe gahoro gahoro. Amaso yari yatukuye afite umunaniro n'uburibwe. Yagerageje kuvuga ariko ijwi rye ryanga gusohoka. Kuvuga biramunanira. Yongeye kwihangana none haravuga ati ndumva nameze neza, simfite imbaraga. Raisa yarebye igikapu cye kinini arongera aramubaza ati uvuye he? Wari ugiye he kandi se witwa nde? Yasubije buhoro ati nitwa Prince. Nari naje ku ikosi ariko ndumva ntakibishoboye. Ngiye gusubira mu rugo iwacu nubwo ntazi ko ndi bugereyo. Raisa ntiyigeze atekereza kabiri. Yaramubwiye ati haguruka reka ngufashe. Yamufashe ukuboko ariko umusore ntiyari gishoboye guhagarara neza. Yarazengereye cyane aremba kurushaho. Yararimbye cyane ku buryo Raisa yabonye ko ashobora no kugwa aho ngaho. Yafashe icyemezo gikomeye icyo abantu benshi batari gufata. Yafashe igikapu cye aragitwara, amufata ku rutugu, amutwara buhoro buhoro nubwo byari bikomeye cyane kuri we. Abantu bamwe barabibonye baratangara ariko nta n'umwe wamwegereye ngo amufashe. Yamujyanye iwabo. Mu rugo kwa Raisa, nyina ari umumama w'umutima mwiza cyane wari uzi gufasha no kwakira abantu. Akimubona azanye uwo musore ntiyabanje kumubaza byinshi, ahubwo ahise atangira gushaka uko yamufasha. Baramuryamishije, bamugaburira ibintu byoroheje, bamuhamagarira abavuzi gakondo kuko byagaragaraga ko uburwayi bwe butari busanzwe. Yari afite umuriro mwinshi, umubiri wose wacitse intege. Ku munsi wakurikiyeho ubuzima bwe bwari hagati y'urupfu n'ubuzima. Mu ijoro yamerewe nabi cyane ku buryo Raisa yari yicaye iruhande rw'akarara adasinziriye, amuhanagura ibyuya, amuha amazi, amureba nk'aho ashobora kumuca mu myanya y'intoki umwanya uwo ari wo wose. Buhoro buhoro uburwayi bwatangiye kugabanuka. Prince yatangiye kugarura imbaraga. Umunsi umwe atangiye kuvuga neza, yabajije Raisa ati kuki wamfashije utanzi? Kuki utambajije iwacu ngo ntegere hanyuma unyohereze mureke kwishyiraho umutwaro? Raisa ati njye nabonye uri umuntu ukeneye ubufasha. Gutaha iwanyu byari byo, ariko byari gutuma utagera ku ntego yawe yo kuba umupolisi. Ntarirarenga rero, wagenda ukiyandikisha niba batari bakakwanditse. Ahubwo mbwira warwaye ute? Ubundi byagenze gute uriya munsi? Prince ati ahari abantu bangiriye ishyari barandoga. Navuye mu rugo nje ku ikosi ndi muzima. Ngeze mu marembo yo ku kigo ndemba cyane ku buryo byantunguye, nibaza ibimbayeho birancanga. Ahubwo mwarakoze cyane we na mama wawe. Kuri uwo munsi bagerageje kuganira, Raisa ageze aramubwira ati ngiye kukwita izina, nujya uryibuka ujye umwenyura. Prince ati iryo zina ni irihe? Nawe ati nkwise Happy. Niko nzajya nkwita kuko bisa nkaho uhora urakaye ahari. Ndakubeshyera? Nawe ati mba nirakaza kuko nifuza kuba umupolisi kandi mbona ari abantu badaseka, nanjye rero nahisemo kwigira umurakare. Raisa turi Happy rero bisobanura ibyishimo. Ujye ubyibuka umwenyure. Happy yaramwenyuye koko aramubwira ati nanjye ngiye kuguha izina. Nguha izina rimwe risa n'iryo umpaye, naryo ryerekeza ku byishimo n'umunezero. Nkwise Joy, nanjye nimbiguhamagara ujye umwenyura. Mu minsi yakurikiyeho atangiye gukira neza, atangira kurya, kugenda no kuganira. Yabaga ari muri urwo rugo ari kumwe na Joy, nawe wari urangije amashuri yisumbuye, bakiriranwa baganira ku buzima, ku nzozi zabo z'ahazaza no ku byo bifuzaga kugeraho. Muri icyo gihe noneho nibwo bamenyanye by'ukuri. Happy yatangiye kubona ko Joy atari umukobwa usanzwe. Yari umuntu ufite umutima udasanzwe, umuntu yafataga nk'uwamuhaye ubuzima bwa kabiri. Joy nawe yatangiye kubona ko Happy atari umusore usanzwe. Nubwo yari yarahageze mu bihe bibi, yari afite umutima mwiza, afite icyizere kandi ashobora gukunda by'ukuri. Niko yabibonaga. Urukundo rwabo rwatangiye buhoro buhoro mu mitima yabo, ariko nawe se abibwira undi. Gusa byagaragariraga mu maso mu gihe babaga barebana, mu magambo make bavuganaga, mu kumwitaho kwa Joy no mu gushimira kwa Happy. Happy yaramaze koroherwa ku buryo bugaragara. Umubiri wari watangiye kugarura imbaraga, amaso yatakigaragaramo uburwayi. Yashoboraga kwicara igihe kirekire akaganira, ndetse rimwe na rimwe
agasohoka akicara mu gikari cyo kwa Joy akumva akayaga gatuje ko mu biti. Umunsi umwe ngo Happy agende, Joy yari yicaye hanze ku ntebe nto ari gusukura imboga zo guteka, mu gihe Happy we yari yicaye hafi yamwitegereza atuje. Yamaze igihe kinini amureba atavuga nk'ufite amagambo menshi mu mutima we ariko atazi aho yayatangirira. Joy yaramubonye aramubaza ati kuki uri kundeba utyo, hari icyo ushaka kumbwira? Happy yarabanje aseka gato ahita areba hasi aceceka akanya gato. Umutima we urimo gukubita cyane kuko arazi ko amagambo agiye kuvuga atarasanzwe. Yahise avuga ati Joy, hari ikintu nshaka kukubwira nkiri muzima. Numvaga nshaka no kukikubwira nkiri ku gitanda ntarakira neza, ariko sinari mfite imbaraga zo kukivuga. Joy yahise ahagarika ibyo yakoraga aramwitegereza aramubaza ati niki? Happy yahumetse gato nk'ushaka kwishyiramo imbaraga arongera ati uwanyirije ubuzima. Joy yahise aseka gato ati oya sinjye, ni Imana. Nibyo washakaga kumbwira se? Ariko Happy yahise amuca mu ijambo ati oya, reka numve neza. Imana yakoresheje wowe. Iyo utajya guhaha umunyu ngo mbone ukantambukaho nk'abandi bose, uyu munsi sinari kuba ndi hano. Yacecetse akanya gato amwitegereza mu maso akomeza mu ijwi rituje ati ariko si ubuzima bwanjye wakijije, hari n'ikindi wanyijije ntari nzi ko ndi gutakaza. Joy yicishije bugufi amwitegereza neza nta jambo avuga. Happy yarikoroje arakomeza ati ubwo nari nkiri ku gitanda wicaye iruhande rwanjye undeba nkaho ndi umuntu ufite agaciro, unyita izina rishya kandi wemera iryo naguhaye. Numvaga ko nyiri umuntu ufite agaciro kubera wowe. Yahise areba kure nk'uri kuvuga ibintu bimuvuye ku mutima cyane ati sinigeze ngira umuntu mu mwanya nk'uwo wampaye, sinigeze ngira umuntu unyitaho atagamije ikintu runaka. Wowe wampaye urukundo rutagira inyungu kandi nibwo bwa mbere mbibonye. Joy yumvaga umutima utangiye gutera cyane, amagambo yatangiye kumukoraho mu buryo budasanzwe. Happy yarongera aceceka mureba mu maso yitsa umutima hanyuma aravuga ati Joy, ndagukunda. Joy yahise aceceka aramureba umutima utangira gutera wihuta. Ntiyari yiteze ayo magambo nubwo hari ikintu yari yaratangiye kumva mu mutima we. Happy yarakomeje asa n'ushaka ko mwumva neza ati ndabizi ko bishobora kuba bigutunguye, ndabizi ko nkiri kuva mu burwayi ko bishobora kumera nkaho ndi kuvuga ibintu ntatekerejeho neza, ariko sibyo. Nabitekerejeho igihe kinini nkiri ku buriri nari ndwariyeho. Natekereje ku buzima bwanjye, ku bantu nahuye nabo no ku byo nifuza, kandi buri gihe ishusho yawe niyo yagarukaga kenshi mu bwenge bwanjye. Joy yatangiye kuzenga amarira mu maso ariko ntiyigeze yarekura ngo amanuke ku matama. Happy yarakomeje ati singukunda kuko wanabaye gusa, ndagukunda kuko uri umuntu w'ukuri, uri umuntu wita ku bantu utabanje kwibaza icyo uzabyungukiramo, uri umuntu uzi gukunda by'ukuri. Yahise aseka gato arongera ati kandi iyo useka mbona isi ihindutse nziza kurushaho. Kwihanganira kutakubwira ko ngukunda cyane nabyo byantera ubundi burwayi bwo bwampitana kuko nta muganga nizeye ko yabuvura. Ni nk'indwara y'umutima keretse ubwo bawunkuyemo. Ni ukuri ndagukunda. Joy yahise areba hasi amarira atangira kumanuka gahoro gahoro. Happy yarakomeje ijwi rye rirushaho kuba rito atuje ati sinshaka kugushyira ku gitutu, sinshaka kumva ugomba kubinyemerera kubera ibyo wankoreye. Oya, icyo nshaka ni uko wamenya ukuri k'umutima wanjye. Niba wabyemera nshaka ko twakundana, nshaka kuba umuntu twafatanya urugendo. Si urugendo rworoshye ariko nshaka ko tuzarunyuramo turi kumwe. Joy yaragifite imboga mu ntoki ariko ntiyarakiri kuzibona. Ibitekerezo bye byari biri gusubiramo amagambo yaramaze kumva. Yibutse uko yamubonye bwa mbere, uko yarameze nabi, uko yamwitayeho, uko baganiraga, nuko umutima we wari waratangiye kumwiyegurira buhoro buhoro. Ahita ashyira hasi ibyo yari afite areba Happy mu maso. Yaramubwiye ati Happy, nanjye hari icyo ngomba kukubwira. Mu ntangiriro nagufashije nk'umuntu ubonye undi ari mu kaga. Ntabwo natekerezaga ko hari ikindi kizavamo, ariko uko iminsi yagendaga ishira natangiye kubona ko ntakiri kugufasha nk'umuntu usanzwe. Iyo nabaga nagiye mu murima utandi hafi numvaga hari ikintu kiri kubura muri njye ngataha gukumbuye cyane. Iyo wabaga warembye nanjye numvaga mfite ikibazo. Yahise aseka buhoro amarira akomeza kumanuka ku matama ati sinari nzi ko hari urukundo ariko ubu ndabyumva. Ndakubwiza ukuri numvaga ntangiye no kugutinyamo ukuntu. Happy yaratunguwe ati kubera iki? Joy ati kuko ibyo niyumvagamo kuri wowe ari ibintu bikomeye kandi na n'ubu ndumva afite ubwoba. Ni ukuri sinshaka gukunda umuntu ngo nyuma azambabaze, sinshaka gutanga umutima wanjye ngo uwo muntu azawukine nka baro. Ariko nubwo ntinya kujya mu rukundo woweho ndagukunda, nshaka ko turugerageza.
nshaka ko twubaka urukundo rufite ishingiro. Happy yahise amwegera gahoro amufata mu ntoki buhoro aravuga ati ndabigusezeranyije. Joy nawe yarirekuye aramufata bararebana barahoberana amaso yabo yuzuyemo ibyishimo bitavugwa ibyo utasobanura mu magambo. Ariko nubwo byose byari byiza igihe cyari kigeze ngo Happy asubire ku ikosi rya gipolisi. Yari amaze gukira yagombaga gusubira kwiruka ku nzozi ze. Happy yarebye Joy ati nzagaruka nzajya nza hano buri gihe. Joy yaramwitegereje umutima uremerewe kuko yaragiye kumusiga ariko aseka gato ati nzajya mba ngutegereje kandi ntuzibagirwe aho wavuye. Igitondo cyarageze ngo Happy asubire ku kigo cya gipolisi. Kuri uwo munsi wo gutandukana ntibyari byoroshye. Happy yaramubwiye ati ndakwinginze uzajya unyibuka. Joy yaramusubije ati ntacyo byasaba ngo nkwibagirwe. Happy yarongera amuhobera aravuga ati nzagaruka vuba kandi nzajya nguhamagara buri uko mbonye uburyo nabigusezeranyije. Joy yasaga nk'udashaka kumurekura aramubwira tuzajye wiyitaho kandi ntuzibagirwe ibyo twavuganye. Happy ati sinzabyibagirwa wowe buri gice cyanjye. Mu minsi ya mbere Happy yakomeje kuba wa wundi. Yahamagaraga Joy buri uko yabaga afatishije bakaganira amasaha menshi bagaseka bakibukiranya uko bahuye uko babanye mu rugo bakaganira no ku nzozi zabo. Joy nawe yumvaga afite amahoro kuko yabonaga urukundo rwabo rukomeje gukura nubwo batari bari kumwe. Ariko uko iminsi yagendaga ishira ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Happy yatangiye kugabanya guhamagara iminsi 2 igashira atamuvugishije akamubwira ko yarahuze cyane. Ubutumwa bwe nabwo bwatangiye kuba bugufi butakigaragaramo y'amarangamutima ya kera. Joy yageragezaga kubyumva akibwira ko ari imyitozo igoye iri kumurushya ariko hari ikintu cyari kiri mu mutima we cyari gitangiye kumubwira ko hari ibindi bintu biri kuba atazi. Hari ijoro yamuhamagaye telefone icamo inshuro nyinshi ntiyitaba. Nyuma y'amasaha menshi Happy yaramuhamagaye ati mbabarira nari ndi kumwe n'abandi sinamubye uko mfata telefone. Ijwi rye ryari risanzwe ariko Joy yumvise hari ikintu cyahindutse muri we nta gishyirane nk'icyo yarasanzwe amumenyereyeho. Yahise amubaza ati umeze neza koko? Happy yaramusubije ati yego ndamahoro ni akazi kenshi gusa. Ariko Joy ntiyanyuzwe nuko yamusubije. Yatangiye kumva agize ubwoba bwinshi mu mutima we nubwo atarazi impamvu. Mu ijoro aryamye yarebye hejuru yibuka amagambo Happy yamubwiye ati sinzahinduka nzabikoreka mu bikorwa. Aribaza ati ese koko aracyari wa wundi? Igihe cyarageze Happy arangiza ikosi rya gipolisi. Uwo munsi wari uw'ibyishimo kuri benshi kuko abanyeshuri bari barangije bambaye imyenda yabo mishya y'akazi amasura yabo yuzuye icyizere cy'ahazaza. Happy nawe yari yambaye impuzankano neza isa neza kuri we ituma asa n'uwahindutse burundu ugereranyije n'uwo Joy yari yarigeze kujyana iwabo akamufasha ameze nabi. Abantu benshi baramwishimiraga bamushimira imbaraga yashyize mu myitozo. Yarageze ku rwego rushya mu buzima bwe. Mu kazi yamenyanye n'abantu benshi bashya harimo n'abakobwa. Muri bo hari umukobwa umwe witwaga Rihanna. Yari mwiza yitwara neza kandi azi kuvuga amagambo ashimisha umutima w'umusore. Yari afite icyizere cyinshi azi ibyo ashaka kandi ntatinye kugaragaza amarangamutima ye. Ntibyatinze yatangiye kwiyegereza Happy batangira kuganira cyane dore ko bose bakoranaga akazi. Nyuma y'akazi batangiye kujya bafata umwanya bagasohokana kugera ubwo byageze aho Rihanna atangira kumva ko amukunda kurusha undi yaba yarigeze gukunda wese. Happy nawe nubwo yari afite Joy ku mutima yatangiye kugwa mu mutego wo kwinezeza no kwiyumvamo ko ubuzima bushya bwamuhaye amahirwe yo kubaho uko ashaka. Ntiyigeze afata umwanya wo gutekereza ku ngaruka z'ibyo yari ari gukora. Kandi nabwo bakiri ku ikosi yajyaga burira umwanya Joy kubera ko Rihanna yabaga amwitayeho ariko noneho babahaye akazi ko kujya bakorana bindi. Umunsi umwe bari kumwe na Rihanna bicaye ahantu hatuje telefone ya Happy yari iri ku meza. Rihanna mu buryo busanzwe yarayifashe areba amafoto. Mu kuyareba yahise agwa ku ifoto ya Joy. Ni ifoto yari nziza cyane itandukanye n'andi igaragaza isura ye mu buryo bwose. Yari inanditseho iryo zina ngo Joy. Rihanna yahise abaza ati uyu mukobwa ninde yitwa Joy se? Happy yabanje gutungurwa gato umutima uramuborera umwibutsa ko umubano we na Rihanna udakwiriye kubw'ibyo Joy yari yaramufashije byose ariko ntiyatinda gusubiza. Mu kanya gato cyane yahise avuga ati ni mushiki wanjye yitwa Joy. Yabivuze yihuse nk'ushaka kwirinda ibindi bibazo byaza nyuma y'icyo kibazo. Rihanna yahise aseka ati arasa neza cyane ndabona amufitanye isano. Happy nawe yarasetse ariko mu mutima we hari ikintu cyamubwiye ko ibyo avuze bishobora kuzamuzanira ibibazo. Rihanna yarakomeje ati nshaka kumumenya ndumva nifuza kuba inshuti nawe. Musaza we ndamukunda byaba byiza no kumenya mushiki we. Happy yahise yumva ibintu bitangiye gukomera. Yaramusubije ati hoya si ngombwa cyane
ntabwo akunda abantu bose baza bamubwira ko bamuvugishije kubera njye kuko bamaze kuba benshi kandi si umuntu ukunda kuvugana n'abantu atazi. Rihanna ntiyanyuzwe arongera ati ntabwo ari ikibazo, umpe nimero ye nzamwandikira njyewe ubwanjye tumenyane. Happy yahise akomeza ati oya sinaziguha. Icyo atarazi ni uko Rihanna atari umuntu utoreshwa n'ijambo rimwe gusa. Umunsi umwe bari kumwe bajyanye gusangira inkoko, barangije kurya Happy ajya gukaraba intoki, yasize telefoni ku meza. Rihanna asunitswe n'amatsiko yafashe telefoni ye arayifungura kuko yarazi na password. Yatangiye gushakisha mu mazina ari muri telefoni kugeza abonye izina rya Joy rirenzaho udutima dutatu. Ubusanzwe abakundana bitana amazina ku buryo gushaka izina rye muri telefoni y'uwo bakundana kuribona byagorana. Nawe yari yaranditseho Joy nk'akazina bari barahanye. Iyo aba yaramubwiye ko yitwa Raisa, Rihanna ari kurishaka kabiri ibyuya kandi bikarangira ribuze. Yarebye nimero ye ayifata mu mutwe, telefoni ya Happy ayisubiza aho yari iri nkaho nta cyabaye. Uwo munsi nijoro Rihanna yandikiye Joy ati muraho, nitwa Rihanna, ndi inshuti ya Happy, musaza wawe ni umuntu mwiza cyane. Joy yari mu rugo yicaye wenyine asoma ubutumwa kuri telefoni. Akimara gusoma ayo magambo umutima we wabaye nkaho uhise uhagarara akanya gato. Yisubirishijemo ibyo yarasomye ati musaza wawe, yahise yibaza byinshi icyarimwe. Happy yari umukunzi we, bafite uko baganira bakagira ibyo basezeranye nk'abakundana, ariko umuntu atazi w'umukobwa yaramwandikiye amwita musaza we. Hari ikintu cyahise kimubwira ko ari ibintu utagenda neza. Yatangiye no kwiyumvamo ko ashobora kuba ari umukunzi mushya wa Happy, ikaba ariyo mpamvu atarakimwitaho cyane muri iyo minsi. Yahisemo gutuza atekereza neza, hanyuma aramusubiza ati muraho neza, ni byiza kumenya inshuti y'umuvandimwe wanjye. Yahisemo gukina uwo mukino yita mushiki we ashaka kumenya ukuri. Rihanna yahise yisanzura cyane kuko yumvaga ari kuvugana n'umuntu uzamufasha kurushaho kwiyumva nk'umugore w'ahazaza wa Happy, ndetse agatangira no kwiyegereza abazaba bagize umuryango yizeraga ko azashakiramo. Yaramwandikiye ati Happy aranshimisha cyane, ni umuntu uzi kwita ku bakunda, mbese azi gukunda pe, nabonye mufite uburere bwiza iwanyu, nawe nifuza kukumenya. Joy yumvise umutima ugiye kumeneka ariko arihangana, aramubaza ati mwamenyanye mute? Yigeze kukumbwira ko mukundana ariko mubajije ambuza kubyinjiramo cyane, nanjye sinabiha umwanya. Rihanna yahise atangira gusobanura byose ntacyo ahishe yishimye. Yamubwiye ko bahuriye ku ikosi, uko babahaye akazi kamwe, uko batangiye kuganira kenshi, uko byagiye bikora, nuko bari bamaze kuba abantu bakundana bya nyabyo bapanga no kubana. Yaranditse ati namukunze cyane kandi nawe arankunda, tumaranye igihe kinini anyitaho cyane, uretse ko dupfa ko yanga kumpuza nawe, na nimero yawe nayimwibye, ntazi ko turi kwandikirana ubu ngubu. Joy yahise ahumeka cyane yumva umwuka ugiye kumushirana ariko akomeza kwihangana. Yaramubajije ati mu rukundo rwanyu murishimye koko? Musaza wanjye abasha kugushimisha buriya ko mbona rimwe na rimwe ahorana umujinya akubanira ate? Rihanna ati cyane rwose turishimye, hari byinshi byiza nkorera bigatuma nishima cyane ko tumarana amasaha menshi ku munsi kuruta tuba tutari kumwe. Yatangiye no kuvuga ibintu wafata nk'ibanga, bimwe byimbitse by'urukundo rw'abantu bakundana. Avuga uko basohokana, uko baganira, ndetse n'uko bishimisha mu buryo bw'abakundana cyane by'amarangamutima nyine. Buri jambo yandikaga ryinjiraga mu mutima wa Joy rikamera nk'icyuma gityaye, akumva riri kumuca imitsi ifata umutima, hahandi yumvaga uri kuregarega, ahumbuye umunwa gato umuyaga wamwinjiramo ukawuhananura ukagwa mu nda. Yatangiye guhumeka insigane, ahumekera mu kanwa, amarira amanuka, gusa akomeza kwihangana ngo afate amakuru yose. Yaribwiye ati niba ari byo koko ngomba kumenya ukuri kugeza ku iherezo. Yahise amusubiza ati nishimiye kubyumva, musaza wanjye ndamukunda cyane kandi ishyigikiye urukundo rwanyu. Ayo magambo yanditse arira bucece, Rihanna atangira kuyagara kurushaho. Yarishimye cyane yumva abonye umugisha afatishije umuryango wose. Joy yihanaguye amarira, ashyira telefone hasi, yegama ku buriri, amarira aramurenga. Yamanukaga nk'umugezi utemba nta guhagarara. Nyuma y'iyo minsi Joy yamenye ukuri, ubuzima bwe bwahise bufata indi sura, gusa si uko ibintu byahise bigaragara hanze, ahubwo nuko imbere muri we ibintu byose byahindutse. Happy yajyaga anyuzamo akamwandikira, yaramusubizaga bakaganira, ariko amagambo ye ntiyaragifite amarangamutima yo hambere. Icyamubabaje kurushaho ni uko Happy ubwo atigeze abona ko izo mpinduka zabayeho ngo abyibazeho, yibaze impamvu atakimugaragariza amarangamutima. Yari yaragiye kure mu mitekerereze ye ku buryo atarakibona uburemere bw'iyo myitwarire ya Joy. Joy yashatse kumugerageza ngo arebe, amwandikira ubutumwa burebure amubwira uko amukumbuye, uko yifuza ko baganira nk'uko byahoze. Happy amusubiza amagambo make ati ndahuze cyane tuzaganira ejo. Iyo ejo yaragiye ihinduka indi ejo, bimwe bavuga ko ejo hatajya hagera.
Joy yicaraga wenyine agafata telefoni akareba ibiganiro byabo bya kera, akibuka amagambo yamubwiye igihe yarakiri iwabo arwaye, uko yamusezeranyije kutazahinduka, uko yamubwiye ko ari igice cy'ubuzima bwe, maze akibaza ati ese uyu ni wa muntu nigeze gukunda koko? Ni wa muntu navanye ku muhanda nkamufasha nkamujyana iwacu? Ariko nubwo yababazwaga n'iyo myitwarire ntiyigeze amubaza mu buryo bweruye ibye na Rihanna. Yari afite impamvu ebyiri zikomeye zatumaga atabimubaza. Iya mbere yari iyo gutinya kumubaza ukuri, maze akagenda akamubeshya cyangwa akamubwira igisubizo cyamumenera umutima burundu. Iya kabiri yashakaga kumenya ibintu byose neza mbere yo kugira icyo akora. Hagati aho umubano we na Rihanna warushagaho gukomera. Batangiye kuvugana buri munsi, mu gitondo, ku manywa na nijoro. Rihanna yamuganirizaga byose ntacyo amuhisha, akamubwira uko hapa amwitaho, uko bamaranye umwanya bari kumwe, rimwe na rimwe akamubwira amagambo meza babaga babwiranye hagati yabo. Joy yakomezaga kumva ayo magambo, umutima we ukababara, ariko akemeza gukomeza gukina uwo mukino kugeza aho azamenyera ukuri kose. Igitangaje ni uko iminsi yagendaga ishira, Rihanna atangiye gukunda Joy nk'inshuti ye ya hafi. Yaramwizeraga cyane kuko yumvaga ari mushiki w'umuntu akunda. Umunsi umwe Rihanna yaramwandikiye ati nishimira kuba narakumenye, uri umuntu mwiza, ndumva twaba inshuti nziza kurushaho tukazanabonana. Joy yasomye ayo magambo amarira amwuzura mu maso. Yari azi ko uwo mukobwa ari mu rukundo n'umukunzi we, ariko nanone yari azi ko ari umuntu utazi ukuri, utari ufite ikibagamije. Yahise amusubiza ati nanjye ndagukunda nk'inshuti nitomboreye, uri umuntu mwiza rwose, byari bikwiriye ko hapa akundana nawe. Rihanna akomezaga gukunda cyane Joy, yibwira ati hapa aramutse anyanze Joy yamusakuriza tugasubirana. Ubwo yabwiye Joy ati tuzakomeze kubigira ibanga, ntituzabwire happy ko tuvugana. Ndashaka kuzamutungura umunsi umwe akazabona dusanzwe tuziranye neza. Joy yari azi ko ari amahirwe yo kumenya byinshi, ariko nanone yari azi ko hari umukino ukomeye ushobora kumubabaza kurushaho. Yarabyemeye ati ni byiza tuzamutungure. Buri wese yari afite impamvu yo kubikora. Rihanna yashakaga gutungura Happy akamwereka ko yamenyanye n'umuryango we atabizi. Joy we yashakaga kumenya ukuri kose, akareba aho ibintu bigana, akazatungura Happy akamwereka ko ibyo byose abizi. Mu minsi yakurikiyeho bakomeje kuganira cyane kurushaho. Rihanna amubwiraga ibintu byinshi, akamubwira ko yifuza kuzabana na Happy, uko ari uko ubuzima bwabo bw'ejo hazaza buzaba bumeze bari kumwe, nuko amukunda cyane. Hari n'igihe yamubwiye ati ndumva nshaka ko twabana vuba kandi nshaka ko tubipanga, uko amaze kunkunda birahagije ngo tubane, n'ubundi nta gisigaye. Byatumye Joy aceceka akanya gato mbere yo gusubiza. Yumvaga umutima ucitse intege, ariko akibutsa ko ari mu rugendo rwo kumenya ukuri. Yaramusubije ati ni byiza, niba mukundana by'ukuri muzabigeraho, kandi nanjye nifuza ko mwabana vuba. Rwose nshaka kubona musaza wanjye afite umugore bari kubana. Mu by'ukuri yabyanditse yihanganye cyane, ntibyabaga bivuye ku mutima we. Ijoro rimwe Joy yicaye wenyine mu cyumba cye, yafashe telefone aribaza ati ese nzakomeza guceceka kugeza ryari? Bukeye bwaho Rihanna yamwandikiye ubundi butumwa bushya ati ndumva igihe kigeze ngo duhure, nshaka kukubona amaso ku maso, nshaka ko tuba inshuti nyazo bitari byo kuri telefone gusa. Joy yarazi ko umwanya uzaba ukomeye, umwanya wo guhura n'umukobwa ukunda umukunzi we, uwo mukobwa amubona nka mushiki we w'inshuti ye atazi ukuri. Yahise amusubiza ati kuko dukwiriye guhura. Rihanna yahise yishima cyane ati tuzahurira ahantu hatuje, dusangire agakawa tuganire neza. Joy ati yego tuzahura, nifuza kukubona nanjye. Bemeranyije igihe n'ahantu. Joy yashyize telefone hasi areba hejuru, amarira amanuka ku matama. Umunsi wo guhura warageze. Hari mu masaha ya 11 z'umugoroba. Rihanna yari yasabye agahushya hakiri kare. Bahuriye ahantu hatuje mu mujyi, aho banyweraga ikawa hatari hakunze kuba urusaku rwinshi. Joy yahageze mbere, yari yambaye neza mu buryo bworoheje ariko bwiza. Yicaye ku ntebe yategereza Rihanna, hashize akanya nawe araza. Yinjiye aseka afite ibyishimo, yihuta ajya aho Joy yari yicaye. Akimubona yahise amwenyura cyane, yagenda yihuta aramuhobera nk'umuntu ubonye inshuti ye y'igihe kirekire. Yaramubwiye ati yo nishimiye guhura nawe amaso ku maso. Joy nawe yaramuhobeye, yihanganye gatagaragaza ibyari biri mu mutima we ati nanjye ndishimye. Mu kanya gato bari batangiye kuvugana nk'abantu bari bamaze igihe kinini baziranye, nubwo ari bwo bwa mbere bari bahuye. Rihanna yari yishimiye by'ukuri kuko nta kintu na kimwe yari azi kuri ko ari hagati yabo. Yaratangiye ati uri mwiza cyane kurusha uko nakubonaga ku ifoto. Joy aseka ati nawe nuko. Batangiye kuganira nk'inshuti zisanzwe, ariko mu gihe gito ikiganiro kigaruka kuri Happy. Rihanna ati ndishimye cyane kuba ndi umuntu ufite umuryango nk'uwanyu, ndumva ufite amahirwe yo kuzashakira iwanyu rwose. Joy yumvise umutima uremerewe ariko aseka buhoro ati ni byiza,
nanjye bizanshimisha kugira muramukazi wanjye umeze nkawe. Diana yarakomeje ati uyu munsi ndashaka kumutungura rero, nshaka ko aza hano akaza atazi ko turi kumwe, akaza akabona turi kumwe agatungurwa. Joy yarabizi neza ko bazamutungura ariko ntiyari yiteguye ko barabikora uwo munsi. Yahise amubaza ati uramuhamagara se? Diana aseka ati yego, ndashaka kumubwira ko ndi hano njyenyine akaza akahansanga, ndamubwira aho ndi ariko ntamubwira ko turi kumwe. Joy ati ni byiza kuko aratungurwa kuko azi ko ndi mu rugo. Diana yafashe telefone aramuhamagara. Happy yari aho yabaga nawe ntiyatinda kwitaba ati hello my love, umeze ute? Diana yuzuye ibyishimo aramusubiza ati meze neza, wowe se? Nawe ati nanjye nuko. Diana ati ndashaka kukubona rero, ndi ahantu heza cyane, ndifuza kuza tukahicara tukinywera agakawa. Happy ntiyazuyaje ati ndaje, uri hehe? Diana aramusobanuriye amubwira aho ari, nawe ati ndahagera vuba. Diana yahise areba Joy aseka cyane ati ndumva aratungurwa cyane. Joy nawe yasetse gake ariko umutima we wari utangiye gukomereka kurushaho. Diana we yagiraga ngo n'ubwitonzi bwa Joy ayagara kurushaho ati ndashaka kubona uko isura ye irahinduka maze kubona ko turi kumwe. Joy ati ndabizi aratangara cyane. Batangiye kuvuga uko biragenda, ukaraza, uko baramwakira n'uko baramwereka ko basanzwe baziranye. Diana yari yishimye cyane atekereza ko ari igikorwa cyiza cyo kwereka Happy ko yita ku muryango we. Joy we yari yicaye aho ariko umutima wari gutembera mu yindi si. Yaribazaga ati ese aritwara ate nahagera? Buriya aravuga iki? Igihe cyari kirimo kugenda gishira. Hanze Happy yaramaze kugera hafi aho. Yari yambaye imyenda yisanzwe yaza yihuta mu mutwe atekereza ko agiye guhura na Rihanna gusa. Yageze hafi aho bagombaga guhurira ahagarara gato afata telefoni ahamagara Rihanna ati ngeze hafi, uri he? Rihanna ati ndi hano imbere ku meza ari hafi y'idirishya, niwinjira urahita umbona. Happy ati sawa ndaje. Yinjiye muri iyo kafe atuje, amaso yatangira kuzenguruka ashakisha aho Rihanna yaba yicaye. Yaraje yishimye atazi ko amasegonda make yari agiye gukurikiraho yari buhindura ibintu byose. Akimara kwinjira neza amaso yahise yerekeza ku meza ari hafi y'idirishya aho Rihanna yari yicaye, ariko ntiyari wenyine, hari undi mukobwa bari bari kumwe. Happy yabanje guhagarara gato asa n'utabyemera neza, amaso yibwiye ko atari kureba neza. Yongeye kwitegereza umutima utera cyane, uwo yabonaga yari Joy. Yahagaze aho amaguru aratitira, umutwe uradunda amera nk'ubuze imbaraga. Ibyo yarabonye yumvaga bitari kubaho mu buzima busanzwe ahubwo atekereza ko ari kurota. Rihanna we yahise amubona ahaguruka yishimye cyane atazi ibijya mbere, aramuhamagara ati baby ngwino. Yari yuzuye ibyishimo atazi ko ibyo yakoze bitari igitangaza cyiza ahubwo ko cyari igisasu cyari kigiye guturika. Happy yegereye imbere buhoro ameze nk'uri mu nzozi mbi, amaso yari yayahanze Joy gusa atitaye kuri Rihanna. Rihanna we yatangiye kugira ngo ubwo no gutungurwa koko kuba yarasanze mushiki we aho ngaho. Joy yari yicaye aho atuje ariko amaso yuzuye amarira atangiye kumanuka gahoro gahoro. Ntiyigeze ahaguruka kandi ntiyigeze avuga. Happy yageze hafi ntiyashobora kuvuga ijambo na rimwe. Rihanna aseka ati surprise, uratunguwe? Nahuye na mushiki wawe none duhisemo kugutungura. Nibwo Happy yibutse ibyo yari yaramubeshye, yibuka igihe amubwira ati ni mushiki wanjye. Joy yahise ahaguruka amarira ari kumanuka ku matama ariko ntiyashakaga kurira imbere yabo. Yarebye Happy mu maso afite ububabare n'agahinda. Happy yagerageje kuvuga ati Joy njyewe, yabuze amagambo yo kurenzaho. Diana yahise abona ko ibintu bitameze neza. Yagerageje guseka ariko murujije ati bimeze bite se? Kuki mutavuga? Habaye iki? Yarebye Joy arongera ati none se musaza wawe kuki uri kurira? Joy ntiyigeze asubiza, yahise areba hasi gato amarira aramanuka hanyuma yongera kureba Rihanna mu maso. Yashatse kugenda atavuze, yibuka ko Rihanna nta kosa afite, amubwiza ukuri ati njye nawe turakundana, si musaza wanjye yarakubeshye. Rihanna yahise aceceka, isura ye yahise ihinduka ati ngo iki? Yarebye Happy arongera areba Joy ati murakundana? Happy ntiyigeze asubiza, yarahagaze aho ameze nk'uwafashwe n'ikinya. Joy ntiyigeze yongera andi magambo, nawe yafashe agasakoshi ke atera intambwe ya mbere. Ntiyigeze atongana cyangwa ngo avuze induru, yahisemo gutuza ariko umutima we yumvaga uri gusakuza cyane kandi uri kumeneka. Happy yahise yikangura yivana mu nzozi, abona ko hari ibyanya bye aravuga ati Joy. Yagerageje kumukurikira ariko Rihanna yamufashe ku kuboko ati Happy ibi ni ibiki uri gukina hano? Ijwi rye ryari ryahindutse ririmo uburakari n'ishavu ati kuki wambeshye? Happy ntiyarazi icyo yasubiza. Yarebaga hagati ya Joy wari uri kugenda na Rihanna wari uri imbere yamubaza ibibazo akabura icyo akora. Mu kanya gato Joy yaramaze gusohoka. Happy yashatse kumwirukaho ariko arongera arahagarara.
Rihanna yahise arekura ukuboko kwe, amaso ye yuzuye amarira n'uburakari ati ntibishoboka ko ari ibi mwankoze. Yahise yihutira gusohoka ajya gukurikira Joy. Hanze Joy yari amaze kugera kure gato, amarira amumanuka ku matama yihuta cyane ari kugera ku myenda yari yambaye. Rihanna aramuhamagaye ati Joy, ihangane uhagarare. Joy ntiyahise ahagarara, ariko Rihanna yarihuse amugeraho amufata ku kuboko. Joy yahindukira buhoro, amaso yuzuye amarira. Rihanna nawe ari uko afite amarira aramubwira ati mbabarira, sinari mbizi, ndakwinginze mbabarira. Joy yumvaga ari ukwiriye kumusaba imbabazi kuko yari yaramukinnye. Aratungurwa, aramureba ntiyavuga. Rihanna arakomeza ati ndabizi ko nabaje umutima wawe, ariko sinari nzi ukuri, nari nzi kuri mushiki we koko, niko yambwiye. Joy yahanaguye amarira. Rihanna arongera ati kuki wabyemeye, kuki utambwiye ukuri kuva mbere? Nari kubaharira, ntabwo nari kwitambika mu rukundo rwanyu. Joy yikije umutima cyane aravuga ati nashakaga kumenya ukuri. Yakubwiye ko ndi mushiki we, nabuze uko mbihakana, nshaka kumenya aho byerekeza. Ibaze nawe kuba ukundana n'umuntu ukumva hari undi uri kuza akubwira ko uri mushiki we. Rihanna yumvise amagambo ye, umutima urushaho kuremererwa ati ndababaye cyane, sinari nzi ko ndi kwitambika hagati y'urukundo rw'abantu babiri bakundana, ariko rero ntabwo yagukundaga, none se ko nanjye ntari mbizi. Joy ati si wowe ikibazo, wowe nta kosa ufite. Happy yarakubeshya nanjye ndakubeshya, ikibazo ni ukuri tutavuze. Rihanna yahanaguye amarira aravuga ati sinzi icyo gukora, ariko ndashaka kumenya ko ntari ngambiriye ikibi, ni ugukunda gusa ntazi ibindi nyine. Joy ati ndabizi wowe warakunze, ariko reka dutandukane, turavugana kuri telefoni, none ndumva ntameze neza. Nyuma y'icyo gihe gikomeye cyabereye muri cafe, Happy yasigaye ameze nk'utaye umutwe. Ntiyashoboraga kwemera ko ibintu byose byari bimaze gusenyuka mu kanya gato gutyo. Yari amaze gutakaza abakobwa babiri icyarimwe, umwe wamukunze kuva mu ntangiriro y'ubuzima bwe bushya bwa gipolisi, n'undi wari watangiye kumuzanira ibyishimo. Yibwiraga ko ashobora kubaguma na bomba bakina, ariko akirengagiza ko kuri kugira igihe kukigaragaza. Yageze mu rugo yicara ku buriri atekereza ku bihe byose yagiranye na Joy. Yibutse uko yamufashije igihe yari arwaye, uko yamwitayeho nta kindi amushakaho, n'uko yamuhaye urukundo rutagira uburyarya. Ibyo byose byamuteye kwicuza cyane. Yaribwiye ati ni gute nashoboye guhemukira umuntu wankora ibyiza nk'ibi. Bukeye bwaho niyanganiye kuba ategereje gusaba imbabazi. Yafashe telefone ahamagara Joy. Ijwi rye ryari rituje ariko ririmo agahinda. Yaramubwiye ati Joy, ndabizi nakoze amakosa akomeye, ngusabye imbabazi, niba bishoboka twasubirana nk'uko byahoze. Ariko Joy ntiyarakiri wa wundi. Yari yaramaze gufata icyemezo gikomeye, acyumva ko yabeshye Rihanna ko ari mushiki we. Nubwo umutima wari ukimukunze, yari yaramaze kwiyemeza kwihesha agaciro. Yamusubije mu magambo make ati Happy, urukundo ntirubeshya, icyo nakoze ni ukukwizera, icyo wakoze wowe ni ukumbeshya, rero naraguhariye. Happy yaringinze yamubwira ko atigeze akunda Rihanna, ko ari we wamwihomagaho, ariko Joy aratsemba. Kandi Joy yamufataga amajwi, ayo majwi yahise ayohereza Rihanna, arinze ati wowe niba mwakomezanya nta ribi, njye sinakomezanya nawe. Rihanna yumvise ayo majwi aratungurwa cyane. Happy wari uhakaniwe yumvise ari nkaho hari igice cy'umutima we kimuvuyemo, ariko ntiyarekeye aho. Yatekereje ko wenda Rihanna ashobora kumwumva. Ku kazi bakoranye batavuga, bagiye gutandukana agerageza kumusaba imbabazi, amusobanurira ko yamukundaga koko, ariko ko yakoze amakosa. Yaramubwiye ati Rihanna, ndagukunda, ibyabaye byose byari amakosa yanjye, ndakwinginze windeka. N'ubundi Joy sinamukundaga na gato, nuko nyine rero wankunze akajya amamagara simufate, rimwe na rimwe namuha umwanya kumva ko ubwo namukunze, ariko niwe nkunda, urabizi. Ese njye nawe dushobora kongera gutangira bundi bushya? Rihanna yaramwitegereje, mu maso yarimo agahinda n'uburakari buvanze. Yari yamaze kumva ikiganiro yagiranye na Joy, aramubwira ati ibyo wabwiye Joy koko nibyo nanjye ubwiye? Yamwumvishije amajwi, umusore agira ubwoba aratitira. Happy yumvise ko umukobwa yarazi ukuri kose. Rihanna nawe yaramaze kumenya ukuri kose koko, kandi ntiyari kwiyemeza kongera kugwa muri uwo mutego. Yamusubije agira ati umuntu ubeshya abantu babiri icyarimwe rwose uratangaje. Wowe wabeshye babiri icyarimwe, none urumva ari ibintu bisanzwe. Ndagusabye imbabarire umpa amahoro. Turakomeza gukorana mu gihe bataradutandukanye, tube tuvugana turi mu kazi, ariko ntituzakomezanya mu rukundo. Happy yumvaga yasezera akazi ako kanya, kuko atiyumvisha kuko azakorana na Rihanna baratandukanye, anazi ukuntu nyine yagerageje kwigira indyarya. Gusa Rihanna yahise asaba kwimurirwa ahandi, bidatinze barabimwemerera. Nyuma y'igihe gito, Joy na Rihanna bongeye guhura, baganira ku byabaye byose. Rihanna aramubwiye ati
sinari nzi ko bimeze kuriya. Iyo mbimenye kare nari kubyirinda, ariko nishimiye ko twabashije kuganira tukumvikana. Iyo aba ari abandi bakobwa bari gukuranamo amaso, bagacana amatwi, bagakomeretsanya, bagakuranamo imyenda, bakitiza abantu bapfa umusore wa feke udaha agaciro umukobwa akunda. Gusa byatumye menya ko ndi kumwe n'indyarya, bituma ntakurakarira. Joy, warakoze. Nari kuzakomeza kwibwira kuri uriya musore nkunda, nkazamwimariramo, nkazatungurwa no kubona mpemukiye, ariko byabaye byiza rwose. Joy nawe ati warakoze, nawe uranyandikira. Nari kuzakomeza kwizera ko nkunda, nkajya mbona ahinduka nkagira ngo ni akazi kenshi, kandi nyine ari gukundana n'undi muntu. Nibyo koko twashoboraga kurwana, kandi wari kundusha imbaraga kuko wari umupolisikazi, ariko ntacyo byari guhindura. Icy'ingenzi ni uko twese twamenye ukuri, kandi twahisemo kwiyubaka aho gukomeza kubabara. Bombi bagiranye ubucuti bukomeye. Rihanna yamukunze nk'inshuti nyayo, ndetse amubwira ko nubwo byabaye bityo yifuza ko bakomeza kwitanaho bya nyabyo. Icyo gihe aramubwiye ati niba ubona bishoboka wowe wakomezanya na Happy, ariko Joy yahise amuhagarika ati rekeraho, hari ibintu umuntu aba akwiriye kureka bikagenda. Naramubabariye ariko sinzasubira inyuma. Yewe iki cyemezo cyari kinkomereye, ariko cyari gikwiriye kandi ubu nariyakiriye. Igihe cyaragiye, ubuzima bwarakomeje, ndetse nanjye nzakubera inshuti nziza. Humura rwose, nta wundi buryarya nzigera nzana, nzakubera inshuti. Nyuma yaho Joy yaje kubona undi musore wubahaga urukundo rwe, atamubeshya, amwitaho kandi akamwubaha. Urukundo rwabo rwashyiraga ukuri imbere ya byose. Bageze aho bakora ubukwe bwiza, abantu bose bishimira kubona Joy yongera kubona ibyishimo, kuko abumvise inkuru ye na Happy bari bazi agahinda yagize nuko kamaze iminsi. Rihanna nawe yageze aho undi musore amutwarira umutima. We yarabyitondeye, abitangira buhoro buhoro, yubaka urukundo rushingiye ku kuri no ku kwizerana. Nabo baje gukora ubukwe, ubuzima burakomeza. Ariko kuri Happy siko byari bimeze. Yagerageje gukomeza ubuzima, ariko umutima wari wuzuye kwicuza. Igihe cyose yabonaga bakundana, yibukaga ibyo yatakaje. Yibukaga Joy, akibuka Rihanna, akibaza impamvu atigeze aha agaciro ibyo yari afite. Yaje gusobanukirwa ko urukundo nyarwo rutaboneka buri munsi, hahandi umuntu yikina avuga ko aramutse atakaje umukunzi we mwiza umukunda nk'inkimwe, yabona undi byoroshye. Kugeza uyu munsi azi neza ko hazabonera urukundo rushya, uwo mukunzi we azamwitaho kandi akirinda kumutendeka. Niba n'abandi baratendeka, umwe yagenda ugasigarana undi, ariko wowe bombi bamukundaga cyane, bafite icyerekezo cyiza, ari abakobwa bafite ahazaza, bagiye no kugenda bagendera rimwe kandi bamwanga urunuka. Ubu ari aho ntarabona undi mukunzi. Inkuru mbi yumvise mu buzima bwe niyo ubukwe bw'abo bakobwa yakinishije amarangamutima yabo, bagakira ibikomere, watarabona n'umukobwa bahuza ibitekerezo. Ubu aracyari ingaraga itari mu rukundo. Inkuru yacu irangiriye aha. Urukundo nyarwo ruba rukeneye ukuri, kubahana no kwizerana. Iyo ibyo bibuze, n'ibyiza byari bihari biba bishobora gusenyuka mu kanya gato. Amahoro y'Imana babeho mwese muri iyi minsi, kandi Imana iduhane umugisha, mwe mubane natwe umunsi ku wundi mu nkuru zitandukanye. Niba wayikunze tukaba tugeranye ku iherezo, uyu munsi ndagusaba ikintu kimwe gusa, ukande kuri like, biraba bihagije. Bye, tuzasubire naho mu zindi nkuru.